Muraho nshuti za dusangire ni Costa ngaha na madame mademoiselle my friend Gloria. Uyu munsi tugiye kubereka uburyo dukora umugati. Uriya mugati bakunda kwita sandwich ariko wenda gusa na preference. Mukurikire uraworosha uri tayari? Cyane rwose. Murabizi ko mu gikoni naho nahanda hano kugaragarizamo l'amour turi kumwe rero mukurikire ukuntu dukora umugati. Ibyo turi bukoreshe rero ahangaha: amata atakonje cyane kandi adashyushye cyane kazuyasi niyo tubanza gushiramo, hanyuma tugakurikizaho umusemburo akayiko kamwe kare akayiko bavuga cy'icyayi karaba kahagije, hanyuma rero n'umunyu kare akayiko bavuga cy'icyayi nanone kuko na akayiko gatoya, hanyuma rero ikiyiko cyo ku meza cy'isukari kimwe kuri migati yose turi bukore, hanyuma rero tugahita tuvanga uriya musemburo mu mata n'iriya sukari n'umunyu tukabivanga byose hamwe. Ifu rero turakoresha udukombe tune turiya bita cups, udukombe tune turaba duhagije. Ahangaha turakoresha ifu y'ingano, ifu y'ingano idafite umweru cyane niyo turi bukoreshe ifu y'ingano. Wamara ibyiza nuko wakoresha intoki kuvanga, ubwo rero ndakoresha nambaye amaga yanjye, hanyuma mvange neza ku buryo ukuramo utubumbe utwo ari two twose. Kandi mu kuvanga rero neza ibyiza uvanga umenya yuko ko wakuruye imbere usubiza, ukurura imbere usubiza imbere, ukurura imbere usubiza imbere. Niyo abantu bakora imigati benshi bakunda gukoresha, navuga abahanga cyane cyane abafaransa dore ko bazwi cyane ku mugati. Ubwo rero wamara gukora kuriya ndashiramo amavuta ndashiraho agace k'agakombe. Ahangaha ndakoresha amavuta atari ya elayo, ndakoresha amavuta bita ituruka ku bihingwa by'imboga nimba navuga. Hano nakoresheje amavuta y'ubunyobwa kuko ni amavuta resista cyane ku muriro. Umaze kuvanga rero umugati wawe neza, kukanda neza, ugahita uwubumba neza, ndawufunika. Namara kuwufunika rero ndawureka, ndashyira amazi ashyushye muri hasi muri furu, umugati nkashyiraho hejuru. Impamvu ni ubushyuhe niyo nkeneye buhita bufasha kwiyongera nimba navuga kubyimba ari uko navuga. Hanyuma rero nkagera ku wundi rugero rero rwo gukanda cyangwa kuvanga nimba ari byo navuga. Noneho ngatangira gukora ukuntu murabona ukuntu ndimo kuwukora nkugira umuremure, ndawuzengurutsa, ndawuvanga, ndawuzengurutsa nkugira muremure. Murabona ukuntu umeze. Rero ndayikatamo ibice bisa nkaho biringaniye bitandukanye. Ibi bice rero nza gukoresha, hanyuma rero ibice byoyo niyo mbibumba nkabigira bikamera nka chapati. Nuko mbikora shiraho agafu gatoya kugira ngo bidafata hasi, nahita mbigira nka chapati nkabigira plat nimba ariko nakora. Hanyuma rero namara kubigira plat nkahita mwizinga. Icyo gikoresho nacyo nkunda gukoresha iki ngiki kugira ngo bigire nka chapati nimba ariko navuga. Hanyuma namara nkatangira rero kuwuzinga. Tangire kwanza hano gatoya, murambure neza.
iyo umaze kurambuka neza niyo ubona uburyo utangira kuwuzinga neza, uzinga iyo capati nimba rero navuga. Bro ukuntu ndimo kuyigira murabona ko ndimo kugenda nzengurutsa nanakanda kugira ngo bifatane. Murabona ko murabizi ko ifu ukuntu biba bimeze birafatana. Nyuma rero nkagenda hari ahantu hawuje nkagenda mahuza n'intoki kugira ngo aze gufatana no ku mpande ahangaha ngasa n'umuntu hafunga na hariya ngasa n'umuntu hafunga. Impamvu mafunga muraza kureba uyu mugati uri gukore ku bundi buryo mutamenyereye. Impamvu ufunga hose muraza kumenya impamvu mu kanya gatoya. Hari rero nafunze ni naho mpita nshiraho ku isahani hasi kugira ngo akomeze gufungana neza. Mitemegura ajya hasi. Amazi ashyushye rero niyo nza gushiramo umugati. Murabona rero impamvu nafungaga hari amazi ashyushye, nashyushye amazi abize mitashiramo iriya do yanjye cyangwa uriya umugati utaratekwa. Hanyuma rero nkahita ngaragura kugira ngo amazi ashyushye akore hose, nkahita nyikuramo. Ushyira mu mazi ashyushye nk'iminota 2 cyangwa 1 n'igice biba bihagije iyo amazi ashyushye cyane. Hanyuma rero nkakata rero nkahiya iriya sura yo gukata. Muraza kureba iyo usohotse muri furu ukuntu uraba umeze, urakata hejuru ni nko kwiha agasura keza navuga design mbese. Ubwo rero nkashyira amavuta makeya kuri ako gapapuro. Izi z'amapuro ziresista umuriro zitagira ikibazo iyo ushize ahantu hari umuriro mwinshi. Itarambika rero kuri iyo panu hejuru y'iyo mapuro. Nako dufite imigati 6. Murabona ko isa nayo idafunze neza ariko muraza kureba niyotswa iraza kwegerana. Nashyira muri furu rero kuri 375 ku minota 15. Murebe rero ko muza gusohokamo. Murabona iryo bara, ibara benshi bakunda kwita golden color, ibara ryiza cyane. Nguko rero ko bimeze n'umugati woroshye umeze neza cyane, urashyushye. So nguwo umugati twakoze. Murabona ko ari umugati woroshye kandi umeze neza, umuntu wese yabasha kuwukora, biroroshye. Reka tuenjoying. Iwacu dukora ubundi ugira gutya n'iwacu. Yego uraryoshye. Ubwo rero nimukora muzatubwire uburyo na mama akoze, kandi dushaka kubabwira ko tubakunda cyane kuri Dusangire. Yego murakoze cyane. Mugire amahoro naho ubutaha.